Ladies and gentlemen, welcome again to Sherina TV right now. Come Kapuna, come Magic Boy, nongeye nakira mabuja nanone. Niba ndamubwira ngo umwaka mushya ntabwo umeze uti Sherina. Meze neza Kapuna, umwaka mushya kandi Se ubu twawujyanye turi zingahe 28 ukwezi kumwe hashize amezi abiri. Oya twawujyanye n'ukuri amezi abiri ni menshi ukurikije ibintu biri kubera muri amezi abiri umwaka ahubwo wanarangiye rwose. Ku ntego zawe nka Sherina ku giti cye cyangwa se Sherina TV muri rusange hari intambwe iri guterwa cyangwa uracyari kuvuga ngo uyu mwaka nzagera kuri uyu mwaka nzagera kuri uyu? Hari akantu nabonye gato ejo mushito wanjye witwa Mucyo bikaza nsomera abakunzi bashatse n'ukuntu ya posting ukuntu byari bimeze ngo mu mwaka w'2010 na kangaira turebe Mico yanditse mwana wareka bitakiri karacyari ngo muri 2023 umugabo yaravugaga ngo nzatangira ejo muri 2040 nanone aravuga ngo nzatangira ejo 2059 nabwo aravuga ngo nzatangira ejo urumva noneho muri 2085 aravuga ngo nakagomba kuba naratangira kugeza cyane 2085 yari umusaza cyangwa se n'umukecuru ari kugeza ku kintu urumva rero nyine gutangira ni karedesh intego z'abashatsi bitwara zitangiye tunazirimo niyo mpamvu babona ko ibiganiro uko tubishoboye bigenda kugatanga ahubwo ikibazo gihari muri uyu mwaka mu ntangiriro zabyo challenge sinzi ko zihuriyeho n'abantu bose ariko views zo ziri hasi cyane ntabwo abantu dukwiye ibiganiro byacu mugiye mu biki mutubwire ni ikibazo rusange muri YouTube muri rusange hasi yagiyeho cyane cyane mu Rwanda hose niho nabashije kureba ntabwo nzi niba no mu mahanga ariko bimeze ariko mu Rwanda ho promotion ya YouTube yashiye hasi ariko bajya bavuga ko bibaho mu ntangiriro z'umwaka ko ni wihute basugira ngo bikwiye tudacika intege abantu mukoresha imbuga nkoranyambaga impungenge nabamara n'imihangane niko hose bimeze nta muntu runaka mutuvuganire pe ariko nanone mucunge neza ko atari ikibazo cya content zanyu cyangwa se ikibazo kibaturukaho kiba ari ikibazo duhuriyeho kugira ngo promotion ya YouTube itari kuri level nk'iyo yahoze cyangwa se nk'iyo isanzwe iriho. Ngaho kuko rero katugizere icyo kizere utanze mu bantu nanjye icyo kizere kinkoze ku mutima no kuruka dutegereze ariko by the way never give up. Ntabwo dukora kugira ngo wenda ngo views ziboneke byizi tuzibarira mu bantu sibyo nibyo ndabyemera ariko nanone ntabwo wacika intege kugira ngo icyo ukunda yansanganye ugomba guhereza abantu bya bintu byiza ugomba kubahazana mugomba kubagira ngo uzihagarike kubera ko views zabuze 50% niba bavuye abandi 50% barari kugira ngo wumve ibyawe wumve ubutumwa wawe wageneye wumve ushaka kugikubageza ashaka niyo mpamvu rero never give up. Yego Tour du Rwanda kutari mu ngo tubone ku magare cyangwa mu banyamakuru bari kwikurikirana bari kugenda inyuma y'amagare Kiganiro tuba kitagwita koko njya ushaka kugira ngo ujye gutwara igare se kandi icyo gutwara igare cyangwa se ujye kuri stage ubumuye musitu kubona uri ari umuntu wambwiye ngo ariko gushabina ngo kora ngo konti twita ngo ladies power ngo wabaga ihene ngo ihene ngo ayibaga Ndashobora yego ihene nayibaga ni formire bwabo nugera hano urabanza wikata umutwe ni formire sibyo cyo kandi kugendesha wondana natembereye nsanga ari mucoma w'umukobwa abaga ihene mbese ibintu byose bijyanye no mu gikoni byo kukunze byanyabyo nahise numva namwatse nimero ndamuganiriza gukigana kwisha na TV umbwira uburyo ki witinyitse ku buryo n'ihene kuyibona ndayibona nkata nsimbuka sibyo none umbwira ukuntu wowe witera icyuma sorry urumva rero ko nyine byanga bikunda nyine Tour du Rwanda igare ntabyo nzi bishatse nanaremeye n'ubushake ntabwo nzi ntabwo nzi ariko ntabwo ari ikibazo nshaka kubaza ibindi bintu abandi bana bayazi bazi imodoka na moto birabizi imodoka ndayizi ariko moto nayo ntabwo nyizi cyara abandi bana babatuzi twose ari bashabutse nyine kugantu kose ari tayari kuko bibaye ngombwa ko ari byo riragufasha cyari byo rirakurengera wahita wideburira nyine yego kavuna ndabyumva ariko nyine ntabwo nanone n'umuntu wamenye ibintu byose ntuzakubaza yego bagerageza go trying ibyo ushoboye ariko iyo bitakunda nyine nanone hari byo
igare ry'u Rwanda rimaze kugera ku rwego rwo hejuru kabisa, ubu wakabaye nawe ufitemo inshingano runaka. Hari abanyamakuru benshi bayakurikira baba bafitemo inshingano zitandukanye, protocole n'iki byose. Hari yaba kuri iyo side y'abahanzi basurutsa abantu iyo igare rirangiye, abatanga ibihembo n'iki byose, harimo ingeri nyinshi cyane. Ntabwo nzi rero nkawe ureberera cyane abakobwa, bimeze bike, mufite uruhe ruhare performance y'abakobwa cyangwa se igitsina gore imeze kuko ngo uruhare rw'abana b'abakobwa muri Turudirwanda ni uko ikibazo kibajije. Wow, kugeza ubu ngubu mbere na mbere turashimira leta y'u Rwanda n'abafatanyabikorwa bagize uruhare mu gutegura irushanwa rya Turudirwanda. Ni byiza kandi ni by'agaciro, turabishimye cyane 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 kubera ko byatumye nyine byibura n'udafite akazi abavuga ngo Turudirwanda niza, nzigura ibikweto ko nzabonamo ikiraka, Turudirwanda niza bizagenda gutya. Ariko nanone ayo mahirwe ntagere ku bantu bose, ntagere ku bakobwa bose, ntagere kuri ba nyampinga bose, kuko usanga nyine Turudirwanda ariyo abantu bamwe. Sinzi icyo kintu uri kucyumva, ugasanga Turudirwanda nyine ifite kote runaka iriho. Ntabwo uyu munsi wenda ngo mvuga ngo muri Turudirwanda nari ndimo njye mvuyemo hajyaho mugenzi wanjye nawe ntabwata nk'umwanya, kuko urumva muri uru Rwanda dufite abakobwa benshi, sibyo? Ntabwo ndi bwibande ku bahungu kubera ko n'ubundi mbashije ku bakobwa n'abadamu muri rusange, ibyo turabikunze. Ariko ikibazo mbona, sinzi wenda n'abandi muri comment baraza kumbwira, ni inyunganizi ntanga, ariko nanone nkabyerekanamo nk'ikibazo. Uyu munsi wa none Turudirwanda iyo ibaye ikozwe, ntabwo tuzi ngo wenda barapurayinga, ntabwo tuzi ngo bigenda gute kugira ngo ubone akazi muri Turudirwanda. Nta website ihari wenda ngo uvuge ngo baragusaba ngo irangamuntu ufite imyaka ingahe, wenda wumve ko utabona uburyo ki ugeramo bitewe n'imyaka ufite. Ntabwo tuzi ngo Turudirwanda wenda hari website runaka bafite ushaka kugenda ukakuraho email yabo ukabandikira. Mu by'ukuri dufite amakuru make ijana ku ijana, ubwo ndavugira abana b'abakobwa muri rusange. Amakuru rero ya Turudirwanda nyirizina uburyo biba byagenze byateguwe mu ntabwo bigaragara. Muri Turudirwanda y'uyu mwaka niba wabibonye, hari kuririmba umukobwa umwe w'umuhanzi ari we Bwiza. Ni umukobwa mwiza, ni nyampinga mwiza, ni umukobwa wakoze cyane muri uyu mwaka, akwiye award nyinshi zirenze n'ebyiri. Ari umwaka ushize ari n'ubu ngubu urabona ko arimo neza cyane. Yego urabibonye ko yanateguje album ye nshyashya igiye gusohoka, abanyarwanda bayitege. Ni indirimbo numva ko zaba zimeze neza ziri kuri album, Bwiza cyane. So Bwiza rero much respect kuri we. Ariko nanone ukongera ukibaza uti se Bwiza ni umuhanzi mwiza w'icyitegererezo mu Rwanda pe, turabyemera. Ariko Bwiza we iyo yisanze kuri stage ingana kuri iyo akisanga mu bahungu bangana kuriya, barimo ba Yampano, barimo ba Krisizi, ba George Kizigenza, ba Bushari n'abandi benshi batandukanye. Bwiza we aba yumva ameze ate mu mutima. Ese ntago abona koko gender balance iri hasi agereranyije nuko byakagombye kuba bigenda. Umunsi none twakabaye dufite aba legend, dufite ababutera Knowless bakora kandi ntubagikora, sibyo? Dufite ba Ariel Ways agira performance nziza cyane mu kumukurikira. So bigaragara ko nyine rero naho hano ku rwego rw'abahanzi naho ubusanga abana b'abakobwa nyine baracyari hasi, sibyo? Nako rero abantu bazakarebeho abantu bategura ibitaramo na Turudirwanda muri rusange, murebe muvuga muti dufite abahungu 4 n'abakobwa 4 kugira ngo bare ibintu bi clear ku bantu rero bashinzwe protocol, bafite ibikorwa remezo runaka. Hari abanyamakuru, hari abakinnyi ba filme, hari aba DJs, nabonye DJ Brian ariko bikiri neza cyane. Nagiye mu gitaramo cyabiri hano i Musanze cya Turudirwanda, Brian yakoze amateka kandi na Bwiza aririmbye neza cyane n'abandi bose. So ni ikintu kigaragaza ko rero Turudirwanda muri rusange idatwentertainer kaduha ibyishimo ku buryo umuntu wese uvuga ati byibura nintabona amagare n'umunyarwanda wacu nataba wa mbere mu masiganwa, ariko nzabona umuhanzi runaka Kirisisa ashobora kuzaza, Knowless ashobora kuzaza nkahura nka profita, sibyo? Byanza bikunze rero ni ibintu umuntu wese afite amatsiko bitewe n'ukuntu nyine bituruhura mu mutwe, bituma twishima. So uyu munsi none rero byo navugaga, niba hari wenda abahanzi bashaka kwinjiramo bafite ukuntu babigenza wenda runaka tutazi, ko nge sindi umuhanzi sindi iki, sibyo? Na mugenzi wanjye nawe si umuhanzi ariko wenda arifuza platform cyangwa se arifuza kariya kazi ko kumisha mu magare cyo cya Turudirwanda, sibyo? Gusa none rero njyewe inyunganizi nge numva natanga ku bantu bitegura, ndumva bazashyiraho nk'umuyoboro runaka
bakavuga bati muri Tour du Rwanda kugira ngo ujyemo uca kuri no nimero runaka cyangwa se kuri no link runaka bakagubaza ibibazo ari interview utanga ukayibazwa watsinda ugakomeza noneho tukaba tuti Tour du Rwanda ntabwo nayigiyemo kubera imyaka yanjye myinshi Tour du Rwanda ntabwo nayigiyemo kubera ko diplome yanjye iriho amanota make Tour du Rwanda ntabwo nayigiyemo kubera ko ntize kaminuza ibyo bintu nyine umuntu akaba bizi cyangwa se mo kimwe Tour du Rwanda yaba bakavuga bati rero Tour du Rwanda igenewe abana bagisoza secondaire Tour du Rwanda igenewe abakobwa badafite akazi Tour du Rwanda igenewe abantu badakoresha mituweli bakoresha rama ariko ibyo bintu bikaba biri clear nyine bizwi apana kubona inkibyo nukubonera mu kirere gusa hari abakobwa bigeze kunyandikira mu minsi yashize macati ndayafite bambwa ati se Sherina kugira ngo umuntu yagere muri Tour du Rwanda byagenda bite we kuri umunyamakuru kubisobanukiwe kugira ngo niyandikishemo bisaba iki ese hari amafaranga batanga kugira ngo binjiremo bigenda bite bahitamo bagendeye kuki ni ikintu rero ngira ngo wenda abantu biteguye muzakirebo cyane mubigire clear before ko amagara atangira niba hari mu representative cyangwa se ubahagarariye azatanga ikiganiro kuri radio cyangwa se kuri televiziyo avuge muri rusange Tour du Rwanda iba yubakitse twe turebera inyuma sometimes ushaka gusanga bari abakobwa bari muri Tour du Rwanda nta mafaranga bahembwe n'urugero n'abasore bari barimo bataranahembwe ariko ngiye kubireba ku ruhande mavuga nti uriya muntu yarakize MC Galaxy yarakize MC Watt yarakize kandi wenda mu by'ukuri nta n'amafaranga bamuhaye nje nkabirebera inyuma nkumva mfite inyota nkumva mfite nshishikajwe no kujya muri Tour du Rwanda kugira ngo nanjye mbe mpagaze kumwe n'abari abakobwa kugira ngo ngire financial kuko byanze bikunze wumva ko nta kintu batanga nta nubwo waba like wakumva binyotewe wakumva bishaka kugira ngo ujye muri Tour du Rwanda so rero kavuna kugeza ubu ngubu uruhare rw'abana b'abakobwa muri Tour du Rwanda rumeze neza abakobwa bane Nyampinga bari barimo pe mu buryo bugaragara mu ngeri zose ariko ikibazo cyagiye kibamo nicyo ngicyo itangazamakuru byinshi byabigarutseho nanjye muri rusange mbigarutseho kugira ngo iki kintu bazakiriyeho cyane kavuna birababaza urumva ko reba nk'urugero tutuvukana sibyo tuvukana turi nk'abakobwa 8 nkabanzi ko abakobwa 4 mubo tuvukana ari bagomba kujya mu kiraka runaka tusibera Tour du Rwanda tujya no mu bitaramo n'ahandi sibyo nkabanzi ngo wenda Knowless agomba kujya muri stage byaze bikunze kujya muri Tour niyo mpamvu MTN uriya niyo nkunda cyane MTN arukuntu ibikora neza ikavuga iti dusinyishije ubu basinyishije ngira ngo ushaka bamujya brand ambassador vugira MTN ubushize ba Knowless bakanyujijeho anya kugenda Jay Polly zo nabwiye ngo rest in peace nibyo bakuri indirimbo za MTN baba Platinum waramwumvise nawe ko yakubye ari bimeze neza urumva nago afata abahanzi bamwe ngo babe bazwi ko ari abahanzi bamwe never cyangwa ndabashimira wenda ko ubu munsi bashyizemo ya mpano ni change zagiye zibamo nanone ukabona ko ari byiza ariko noneho no mu buryo bwa protocol icyo kintu bakigiye cyangwa ise bajya bavuga bati dutanze nimero umukobwa ageze muri Tour du Rwanda bwa mbere ku nshuro yayo ya mbere nagazaza mu nshuro yayo ya kabiri kugira ngo bani Nyampinga babandi bandi no bagaragare sibyo niba ari igikorwa remezo cyaje cyangwa se ari n'ikintu runaka ari umukino runaka ufishaka kugira profit mu rubyiruko umuntu wese akoreho he kugira abahezwa kuri byo sibyo uyu munsi niba kanaka namumonye muri Tour du Rwanda ejo zabone mu ndo bizanshimisha n'abadamu kandi niba hari n'abadamu bashaka kujyamo nabo byakunda nabo bajyemo nabonye nta kintu kidasanzwe myambare ni yayindi sibyo rero abantu bose aya mahirwe mu by'ukuri abagerewe abantu muri comment babitubwira bumva ko babyumva ese nawe urumva koko urwo rubuga rwaba ruriho rwo kugira ngo tumenye ngo turiyandikisha hehe ese icyo kibazo nawe ugihuje na comment nakire cyangwa se n'abafana banditse bavuga bati kugira ngo nisange muri Tour du Rwanda nakora iki byagenda bite ese kugira ngo njye muri Tour du Rwanda bisaba iki bisaba imyaka se nukubura inzobe se nukuba wirabura se bisaba iki kugira ngo nanjye nisange ndi mu gikorwa kinini nka kiriya nanjye agasabone nkakureyo ayo mavuta nyabone nanjye mbe mvuga nti hari ikintu mvuze mu bikorwa remezo bikorwa byiza bikorwa bya leta so icyo kintu rero nyine ni ikintu niyo numva ko aribwo buryo bwiza byakagombye kuba bigendamo wenda nk'urugero bashobora kuvuga bati tugiye gutanga examen y'akazi muzana diplome haba hari ababonye amanota menshi abonye amanota make sibyo ariko ikintu mbikundira
nuko muri ya manota n'ubundi batanga n'ikizamini examen itanzwe bigenda biterera examen murakora hakaba abatsinda hakaba n'abatsindwa gibuze ukagenda wumva wishimye uvuga uti natsinzwe kuko ntari nize ikibazo cyanjye natsinze nuko nari nize sibyo ibyo bindiro nabyo bakabireba kugira ngo bigende neza so ishusho y'abana b'abakobwa n'abategarugori muri rusange mu Rwanda nuko nayivuga ihagaze neza gender balance yakurikijwe mu buryo bwose wenda usibye ku buryo bw'abahanzi nyine ariko ubwo nabo babiteguranyira ngo babyumvise urabona ko harimo ikibazo so kugeza ubu rero shaka wenda hari n'abahanzi babahenze abaregende byaba bahenze nabaza ngana n'umuntu ambwiye amafaranga Bruce Melody ahagurukiye kugira ngo agize kuririmba mu gitaramo numva amafaranga menshi cyane sibyo wenda abo ntago baje kubera bya Trace Award byabere muri Tanzania muri Zanzibar ariko bitavuze ko nyine wenda hari n'undi muhanzi ushaka kubwira bakavuga bati reka ngewe rwose amafaranga no gutanga ni make biranashoboka nabyo nta kibazo ariko abakobwa nabo bazi ko bagomba guhenda cyane ntabwo bwiza ari gufata amafaranga make sibyo mujye muringaniza birumvikana cyane ubwo ngubwo abubwiriyemo barabyumva nawe uremye agatima nabo barabyumva ejo hari kuba irushanwa ry'amagare bava Musanze bajya Rubavu umujere rwose wageze mu nzira ageraho famiye ye iriso mbaza ukuntu yabamenye numbaza ukuntu yababonye n'amakuru natwe yatugezeho ahita ava muri kuruse abanza ajya kwisubiza famiye mboka yagakoryo narekabonye kabura karansekeje byata kabisa asuhuza umuryango asuhuza umugore n'abana baranamusiga kuko urumva niba ari ibintu ni igikorwa gishobora gutwara nk'umunota kandi umunota ku igare umva baba bagusize bishoboka baba kwanikiye kabisa bahagemo intera nini kugira ngo ukuremo bigoye kuko akantu gato gusa gasegonda gato ubona umuntu yayikomeje yacu so uriya muntu rero yamujama agakoryo kabaye wenda kamera manaje kudufasha akabereka ukuntu byagenze so uramuje mu gihe ntabwo namutera amabuye kuko niba ari ikintu nabonye kibaho kuba byonyine uvuga ngo ndi umunyamakuru ukagenda ari mu mujyi ukajya kubona umuntu yakubwira Isherina ukurikirane ibiganiro byawe kuri Sherina TV imbaraga bigutwara umutima wumva wuzuye ibyishimo bigutwara ari umuntu wo hanze ari umuntu usanga gusora umufana wawe uriyo kiba wumva wishimye bigaragara noneho uvuga uti ndamutse noneho mbikorewe n'umuryango wanjye mama akambwira ati wow mwana wanjye courage cyangwa se nkabona mama ndi mu kintu runaka amaboko yayamanitse emotion nyinshi basige can you imagine so uramujama wenda abari mu irushanwa sibyo ntabwo byagakwiye ko yava ku igare ngo ajye gusuhuza kuko deje n'amahirwe make kuri we sibyo ariko nanone nyine nashidikanya ko ari urukundo barwaye mukoresheje nkuko umuhanzi bashaka kujya stage akarira sibyo ndi ntari uvuga tete uya ntabwo ari debene wenyine urira abantu benshi barira oya abantu benshi barira kuko kamaze kuba brand oya no ntabwo ari debene gusa ari na muri Afrika yose ntabwo yaba ari debene gusa sibyo ntabwo benshi kuvuga ariko nawe nyine emotion zo niho turi kuvugaho n'ubundi sibyo ntabwo kuvuga iki rero kavuna ntabwo kuvuga ko abantu bagira amarangamutima mu buryo butandukanye sibyo niba we rero yashobora kurira uw'amagare we ntashaka kurira ahubwo ashobora kuvuga ati birandenze reka mparike ngende nisurize abana banje urumva urwo rukundo ari kugaragarizwa n'abana be basohotse bari kuzamuka dadi madame ati mugabo wanjye basige bikamurenga akabona nta kundi kuntu yakora akavuga ati mu buryo bwo gutanga respect ku muryango wanjye mu buryo bw'ibyishimo birenze urugero ko twishima bitandukanye reka nsohoke suhuze madame sometimes arijya avuga ati igare ndarizi nyabiziga ndakizi ndongera mbasiga ariko rikomeye kabisa urumva ndongera mbasige mada ariko muze murye n'ifoto muzana naberekane n'abanyamakuru tumbaye Sherina TV babona icyo babana bavuga sibyo banantindeho banamvuge ngwino urumva rero byanze bikunze ntabwo yamujama ntabwo twamutera amabuye wasanga nabasize no kugeza ubu ntabwo ngira ngo bayekeje Rusizi ntabwo nzi ngo bibigeze ariko birashoboka cyane kubese birashoboka ko yakongera kanabasiga so rero respect kuri we umuryango niwo wa mbere ibyishimo bituga ku bafana murabizi ushobora kuba unatwaye imodoka ubone ukuntu abantu bakuzuye bari kuvuga ati we ukaba wanahagarara kandi ugahagarara muri zebra crossing tukagumamo sibyo
urumva rero nyine abantu bishima bitandukanye emotion zidufata mu buryo butandukanye umujene rero yatanze agashya duha n'amakuru niyo mpamvu tumugarutseho kandi much respect kandi kwaje kuri hanyuma Isherina tuvugana ku musozo usigaranye ibibazo bibiri nenda kukubaza ngo tubivugeho cyangwa ugira icyo bitangazaho ngo ngo Tour du Rwanda yamaze kugera kuri level abanyarwanda batakiyisangamo uko biboneye ngo bigeze kuri level ashobora kuba etape zirenga 3 enye nta munyarwanda ubu wa mbere bikanashoboka ko yarindi irangira nta munyarwanda ubaye wa mbere utwaye n'agace na kamwe yamaze kugera ku rundi rwego gusa ariko yageze ku rundi rwego kuri side y'abagabo ni Tour du Rwanda y'abagabo ubwo ntabwo nzi kuri side y'abakobwa y'abari n'abategarugori harimo ikihe kibazo kubo tutumva bizamuka nyine ngo bigere mu rwego rwego icyo nicyo twakifuje bati wenda ku impande zose bizamuke icyo ngiye kukubaza birasaba iki kuri side ku ruhande rw'abamama n'abakobwa kugira ngo iri rushanwa rizamuke namwe ku ruhande rwanyu hanyuma birasaba iki noneho kuri iyo y'abagabo kugira ngo tuzongere tubone abanyarwanda bari gutwara Tour du Rwanda bari gutwara amahitata agiye atandukanye no kubona agahembo hari ugenda kugenda tubamo hagati wihuse kurusha abandi uzamuka kurusha abandi ibintu nk'ibyo ntabwo ubwo tugipfa kuboneka ku banyarwanda kandi mbere wasangaga abanyarwanda baganje abanyamahanga bagatwara n'amahitape ba Valence turabazi hari ba Joseph Alleluia bajyaga no hanze bakabikora ariko ubu ngubu ntabwo tuzi ikibazo gihari ku buryo tubura performance z'abene igihugu b'abanyarwanda irushanwa ryacu ubu ikibazo cyane harabura iki nizihe mbaraga tubura kugira ngo abanyarwanda bongere bayisubize ikindi kuri side y'irushanwa ry'abagore cy'abakobwa kukiho tutabona bizamuka kuri level iri hejuru nk'iy'abagabo Kavuna urakoze cyane kuri kote y'abadamu abari n'abategarugori nyarashidikanya ko bakora uko bashoboye bitaho uko bashoboye ikintu mbonamo kibura cyane imyitozo sometimes usanga kuri kote y'abadamu hano wenda ku bagore gusa tujye no kuvuga no ku bakobwa kandi tujye no kuri abo gusa ahubwo turere no ku makipe hano y'amavubi y'abadamu nayo ngira ngo usanga rero sometimes bakunda kujya mu marushanwa ku munsi nyirizina nta myitozo yabanjeho urumva abahungu uko biri umutipe we n'igare arikoresha mu busanzwe kuva yavuga ngo nshobora kuva i Kigali akaza Musanze n'igare kandi atari ko yabuze amafaranga yo gutega bitandukanye kuvuga ngo rero umugore yafata igare cyangwa umukobwa ngo aryurire ave i Kigali aze Musanze cyangwa ave Musanze ajye i Kigali bigoye cyane so nicyo kintu mbona rero kiburamo imyitozo abagore bakwiye kuba bavuga bati ntabwo ndi burindire ko wenda hari kubura icyumweru ngo irushanwa ribe oya practice igare niba urifite imodoka yiparike sometimes ugenda n'igare sibyo urugendo usura ahantu ugende n'igare kugira ngo uri kwimenyereza so rero kugeza ubu ngubu nyashidikanya ko ikibazo ari practice cyane ibikoresho biba bihari leta y'u Rwanda yatanze icyizere itanga umudendezo itanga ibikoresho byo kugira ngo abantu bakore siporo sibyo ni nabyo bintu ngira ngo bidushishikarizwa cyane kugeza ubu ngubu ko siporo nta muntu utazi akamaro kayo kandi wayikoze rwose arayihamya akanabivuga so rero abamama abakobwa nibicara neza bagakora imyitozo before ko umukino uba byaza bikoze bizagenda neza tuzasanga ahubwo amavubi yo mu Rwanda arenze ku mavubi y'abagabo ay'abagore azaba ari hejuru kurusha iki ay'abagabo igihe kintu kibayeho cyane kuko niyo abadamu bakora imyitozo mu buryo buto cyane tugatsinda bigeze hariya sibyo wenda ejo bundi waradutsinze muri match yabereye hariya mu kihe gihugu niwe Zimbabwe sinibuka neza so urumva rero abanyarwanda baradutsinda ariko nidushyiramo ingufu imyitozo ikaba myinshi yes why not ngaye baza noneho abari n'abatarugarugori tumeze neza twishimye turi kubiserebura kandi birashoboka cyane hanyuma ku kijyanye n'abadamu basigana ku magare ho nabo bagiye kwitwara neza usanga mu myanya y'imbere wenda ntidutsinde ngo twerekane ishushanyo nyirizina ariko nako tutagize twongera imyitozo rero bizacamo hanyuma kuri side y'abagabo performance y'abanyarwanda iri kugorana kugira ngo ize mu myanya y'imbere kugira ngo tuze mu myanya y'imbere ibibazo kabisa ese n'irushanwa ryamaze kudusiga cyangwa hari utubazo tutarakemurwa
yes so barimo bazenguruka amagara arimo azenguruka hano i Musanze narebeye kuri Goikonden ndeba mu Kinigi ndeba ukuntu abaturage bari hanze ndeba ukuntu bose ari ku mashyi basike bona bari kureba umukinnyi wacu wowe banyureho baceho so ndeba icyizere u Rwanda dufitiye abakinnyi ndeba icyizere u Rwanda rufitiye abakinnyi abaturage b'u Rwanda bafitiye abanyamagare ndeba ukuntu bari kubafana ndavuga niko byabira kose ntago badusebye nta muntu ujya uvuga match itararangira uko no minota 2 umukinnyi yashyiramo igitego niyo mpamvu rero ku bwanjye nkurikije ukuntu abonye imbaraga abanyarwanda abasore b'abanyarwanda bafite nkurikije courage abanyarwanda bari bo batera ngabo mu bitugu numva barimo baririmba bakoma mashyi bishimye banezerewe inyuma abasitari babaherekeje indirimbo nziza ni inspiration ni cyizere tubahereza tubagomba ni morale tubahereza ni urukundo tubereka agomba kudutenguha rero ntabwo kakanya bara musifuzo bari bavuga ngo amagara ararangiye yatsinze kanaka ariko bari abakinnyi bakina baje bagerageza barebe bari abantu bari hanze bakikije imihanda ubusanga yuzuye polisi hari n'ubwo musubira inyuma mwegere inyuma sibyo ikintu kigaragaza ko rero tuba tubafite urukundo umuntu akanga kuryama ati baraca hangaha uyu munsi ndabareba ntago ari kurira ngo bihere ishisho uya n'urukundo bari kubahereza bavuga ngo turahari ni Musanze turahari ni Huye turahari Bugesera turahari turabategereje rero biriya shema tuba tubahesha nabo bagomba kuri duhesha kugira ngo basinde so ntago mukino urarangira rero gusa mfite icyizere ko byanza bikunze umunyarwanda kuri no nshuro agomba kuduserukira gatsinda atatsinda tukaraka tugomba kubura ntajya gusega ntajya kwishima kandi bakaducinege rwose yego bano ukuntu amavuba ajya gukina stade kuzu ubona ko ari igihe amavuba dukorera rwose akavuga ati uyu mufana uri hano tutatsinze badukubita urumva bakagerageza bagashyiramo ingufu sibyo kandi buriya nubwo mama babona abafana hari muri stade gusa hari abatajyayo harakarebana match kuri televiziyo ndanarana urukundo kugira ngo afate umwanya bwateka ndebe ikipe yanjye y'igihugu yego urumva rero abanyamagare rwose niyo muri buri kino kiganiro mu kintu tararangira mwumve ko tubakunda mwumve ko tubitezeho byinshi mwumve ko tubafitiye icyizere mukitakareze mutsinde intsinzi ize mu gihugu cyacu cy'u Rwanda byo twabikunda byane dushimira yego message nziza cyane ubwo barabyumva kandi babikurikize ishimira abakunzi bayikere nawe nabasezera gusenza yes yo kunza Shana TV rero icyizere cyanyu muduha comment muduha ni ingenzi kandi ingirakamaro nazo mpamvu tugikomeye muri twe tugifite imbaraga tujyohereza ibintu bimeze neza ntabwo natwe turyama pe simbarushye gukora ikiganiro cya mbere cyarebwaga n'abantu magana kujya kubona ikindi kiganiro ntabwo kirebwe cyane ku rwego kandi n'ubundi bawumva ko message yo gutanga ukeneye ko nta limite ihari dukeneye ko message igera ku bantu bose sibyo so ukeneye kugitekerezaho kireba kugira ngo birushaho kugenda neza ndumva rero ko Shana TV n'abasezerano kuri urukundo rwanyu imbaraga zanyu ndayibona kandi banyubaka nayo mpamvu iriho nayo mpamvu gukora cyane nagomba guhagarara asigaye mwakoze cyane.